n'abari kure nibatera agatebe tuganire dukubite hasi satani ngewe nari ndambiwe umutima wanjye uri nka baro wenda kumeneka nari ndambiye gukomeza kuba mu kinyoma kandi ndi umukozi w'Imana. Iyi myuka nanjye nayinjiyemo mu buryo ntazi, izi mbaraga nazinjiyemo mu buryo ntazi, nzi yuko ari mu buryo bwo gukina za kwikangura narabaye igikoresho cya satani cyane. Sipidi nabivuganye bira bintu cyangwa se natanganye ubuhamya bwa nuko ibintu byari bindi inyuma, imbaraga mpanganye nazo gendazi abo tutabyumva kimwe bakomeza umugwi wa mboneraho no kubwira abantu basigayeyo ndabizi neza muri kundwanya nabazi wanje kunsinda yari bifitemo inyungu nyinshi. Ntabwo nagiyeyo napfu, akaba abyina mu rusengero, akaba yicaye azi ko ijuru ribaho. Hari ibimenyetso rero bitandukanye twakoreshaga mu nsengero mu buryo bwo munsi. Ikimenyetso cya mbere rero, ikimenyetso cya kabiri twagombaga kwigarurira ikiganiro. Nakurikije ikiganiro cyakozwe na Madame Pasteur Theogene Wanyana Assia, avuga ko ibyo wavuze wenda yavuze muri general mu bantu benshi bagiye batandukanye, avuze ko so wenyine wavuze havuze benshi, ariko avuga ko ibyo wavuze buri mugabo wese aho ari yanyumva. Amabanga yose ntabwo abwirwa abagore. Kuba yavuga ngo ni ikinyoma, okay, it's okay. Uko umutima we n'umukristo nta nawe ahuriye n'ibi bintu by'abadayimoni, ahubwo ndifuza kumufasha ivuga butumwa. Se na mama Assia nawe arimo aho yamukomerekeje. Ambabarire usabye mama Pasteur imbabazi. Ambabarire ari mama Pasteur arabizi ko dayimoni zibaho. Ko nanone hari umwana wanjye nareze, ndimo nshaka nawe kuba namubwira iriya mbaraga nta kintu zakumarira, natwe ntacyo zadusigiye, ntacyo zatumariye. Vamo, eguka, vamo uze dukora ivugabutumwa ryiza rishingiye ku kuri, rishingiye kuri Kristo, uvemo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, ikaze cyane kuri mwese abadukunda n'abadukurikira aho muherereye hagiye hatandukanye. Twizere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije, turagukomeje kugira ngo wizere ko ejo n'ejo bundi ubuzima urimo bugomba guhinduka. Turongeye turagarutse nk'Impanuro TV, ariko ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'Imana Irahari TV. Ubwo Pascal ukahita wumva ko ari ruguru yanjye. Pascal, turagarutse. Yego, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe bakunze Imana Irahari TV, bakunze b'Impanuro TV, mwese turabifurije kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi turi kumwe n'umugabo udasanzwe, ni umugabo warikojeje mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga, izandika zirandika, abavuga baravuga, abasesenguzi barasesengura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko uyu munsi twongeye kugaruka, turi kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha. Hari abantu badukurikiye wenda n'abagiye kudukurikira bwa mbere, reka utangire ubibwira amazina yawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Murakoze cyane kumpa umwanya wo kwivuga. Kwivuga ni byiza kugira ngo tuganire tuziranye. Nitwa Pasteur Hategekimana Emmanuel, habura gato Yesu arakora, ndi umukristo, ndi umukozi w'Imana. Pasteur Hategekimana Emmanuel. Pascal, tanga introduction y'uyu muntu uko umuzi. Ni umuntu mwabanye mu biganiro bya mbere, nikibaza kuri no mu bantu bamuzanye kuri no mihanda, video zagiye zicibwa, uduce twagiye tujya ku ma status menshi,
izi video hari ikintu ziziho, banza utange introduction yiwe umubwira abantu uburyo umuzi cyangwa se n'abantu bari kuvuga ati usi wa mugabo, ariko mubabwire ibindi turabigarukaho nyuma. Mbo urakoze cyane, gusa icyangombwa burya nuko umuntu ari we wivuga kuko kuri kuva mu muntu niko twebwe twese tugenderaho. Gusa uyu nguyu yamenyekanye nk'umuntu ugaragaza imbaraga z'Imana ndetse akagaragaza imbaraga za Satani uburyo zikora. Niyo mpamvu uyu munsi twongeye kumutumira kugira ngo agaruke atubwire ese tumenye ngo abakristo bari kurwana uruhe rugamba, ese bararwana bate, baragenza bate. We rero araza kugerageza kwisobanura cyane ko n'abantu bose bakomeje kumukurikirana, baramuzi, abenshi bamaze kumumenya. Njye reka mvuge mu ijambo rimwe ryanjye, abantu bahise bavuga ati uyu ni wa wundi wavuze ko yanyweye amaraso ya Pasteur Theogene. Ye nuko mu buryo abantu niko bahise bavuga ati uyu ni wa wundi, nta kibazo nashaka yazamuka nta kibazo. Abantu bahise bavuga ati uyu ni wa wundi wavuze ko yanyweye amaraso ya Pasteur Theogene mu buryo bw'umwuka, anasobanura byinshi ku rupfu rwa Pasteur Theogene inzahuke. Nubwo nabonye hari undi mwana w'umukobwa, nabonye hari ibindi yaje gusobanura, ariko uyu mwana mwumvise niwe tugiye kuganira, niwe tugiye kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Hari byinshi cyane mugiye kumva mutigeze mwumva, hari byinshi cyane mugiye gusobanukirwa, dore ko no mu minota cyangwa se mu masaha ashize mama Assia Madame Pasteur Theogene hari ibyo oyase. Niwe tugiye kuganira, niwe tugiye kubana nawe, dore ko mu masaha ashize Madame Pasteur mama Assia hari ibyo yabashije gutangaza ku bigendanye n'inkuru zagiye zikorwa ku mugabo we Pasteur Theogene. Tugwaye ikaze Emmanuel. Mbo murakoze cyane, Imana ibaha umugisha ku mpanuro, ku Mana irahari kuri Moriya TV mwese. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro ku bwanyu. Imana ishimwe ko yabarinze ndetse nanjye kandinda. Turacyakomeje rero mu nzira yo gukorera Imana, turacyakomeje mu nzira yo kujya mu ijuru. Kandi Yesu yaravuze ngo ni inzira ifunganye, abayinyuramo ni bakeya. Abayinyuramo ni bakeya, ni ukwihatahata, ariko turimo turahatana. Turarwana, turakubitana ibipfusi gusingira icyo Kristo natwe yadufatiye. Rero meze neza, ndabashimiye namwe ko twongeye guhurira kuri uyu murongo. Abari hafi n'abari kure nibatera agatebe tuganire, dukubite hasi Satani ibinyoma bye, intambara ze, twamamaza ubwami bw'Imana bwamamare ku isi hose, kuko nicyo gikwiriye abana b'Imana. Kuko inyuma ni habi, kwa Satani ni habi, ikuzimu ni habi, inzira mbi ya Satani twarayisezereye, ahubwo twahisemo inzira nziza, twahisemo inzira yo kwera kw'Imana. Kandi duhitamo ivugabutumwa ridashingiye ku kinyoma, ahubwo ivugabutumwa ry'ukuri, ivugabutumwa ry'umucyo, ivugabutumwa ry'umuhamagaro, ivugabutumwa rifite intego yo kujya mu ijuru. Kandi sinjye mu ijuru njyenyine, ahubwo njyeyo n'abandi, kuko nzanezerwa cyane. Amen. Nzanezerwa cyane no kubona ku ntebe y'Imana cyangwa se imbere y'Imana mu gihe cy'urubanza. Imana izavuga ati mu bakozi banjye harimo na Pasteur Emmanuel. Hari abantu yabereye inzira yo kugira ngo bave mu mwijima mubi, ahubwo bajye mu nzira nyabagendwa, bajye mu nzira y'Imana. Mbese Imana inyirate, sinzabe muri ba bandi Yesu yavuze ngo kuri wa munsi azababwira ngo nimumve imbere ntabwo nigeze kubamenya. Rero njyewe ubwanjye nishimiye kuzajya mu ijuru kuruta kwishimira ibindi bintu byose. Rero ndabasuhuje, ikaze rero mu mpaye, nanjye ndayibahaye. Inshuti zanjye aho muherereye mu bice bitandukanye byose by'isi, Imana iri kumwe namwe. Kandi uko munsengera, uko mubana nanjye mu buryo bw'amasengesho, muvuga uti natwe turifuza ko twabohoka mu mitima yacu, tukamenya inzira y'ukuri tugoye guhitamo, tukajya mu nzira ya Gikristo, inzira ya nyayo. Kuko gukorera Imana nabi
n'abantu bajijisha ibyo bintu birambiye Imana, birambiye n'abantu b'Imana nyakuri. Ikiza rero kiruta ibindi, dukora ivugabutumwa rishingiye ku kuri. Rero aho bari mu bice bitandukanye byose ndabizi ko bansengera, Uwiteka ari kumwe nanjye kandi namwe ari kumwe namwe. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Yego Emmanuel, ubu hari ubuhamya watanze kuri izi social media platform, abantu benshi bagiye babyibazaho, abantu benshi bagiye bafata utuvideo badushyira ku ma status yabo. Ubuhamya wabutanze ubundi ku ruhande rwawe warugamije iki? Ikintu cya mbere nari ngamije, narabisobanuye mu minsi yashize, ngewe nari ndambiwe, umutima wanjye uri nka baro wenda kumeneka. Nari ndambiye gukomeza kuba mu kinyoma kandi ndi umukozi w'Imana, gukomeza kwitwa ko mbwiriza ubutumwa bwiza, ariko mbwiriza ubutumwa bundi ku munwa ariko butandi ku mutima. Ndangije ndavuga ni uko byasa kose nkwiye kujya mu nzira y'ukuri, uko nari maze kubona ibyo Satani agenda ahemba. Satani ahemba nabi inshuti yanjye, Satani ahemba nabi. Rero numva ngize ishyaka, kandi nanasenze n'umwuka w'Imana avugana nanjye, numva ko atari ngombwa yuko ngomba kubiceceka, ahubwo ndavuga ngo iyi myuka nanjye nayinjiyemo mu buryo ntazi, izi mbaraga nazinjiyemo mu buryo ntazi, nzi yuko ari mu buryo bwo gukina, nzi yuko bitafata ngo bigire imbaraga nk'izo byangizeho. Hanyuma ndavuga nti nza kwikangura naragezeyo burundu nza kwikangura naragezeyo burundu, nza kwikangura narabaye igikoresho cya Satani. Rero ndavuga ngo uko byasa kose izi mbaraga uburyo zikoramo ni uburyo bufite amayeri menshi, nkuko nagiye mbisobanura. Ni amayeri menshi cyane, 67. Ndavuga uko byasa kose nimfatira ivugabutumwa uko umutima wanjye wari ubaye nka baro, nkavuga ngo hagire abantu 5, 10, 20 barokoka, izi mbaraga nabo zibaveho, bizatuma umutima wanjye urushaho kubohoka. Rero mpitamo gufata ngewe ubwanjye, ndavuga ngo ntabwo ngikorana na Satani, ahubwo nkorana n'Imana isumba byose. Ndavuga ngo nimba nemeye guhinduka, rero ndashaka guhinduka isi yose ikabimenya, ngahinduka umuryango mvukamo ukabimenya, ngahinduka abantu dusanga bakamenya ko Emmanuel nabaye icyaremwe gishya. Ntabwo rero naje kuri social media cyangwa kubutambutsa hano kuri social media kugira ngo niyamamaze. Hoya kwamamara se nta nubwo ari ugusaba, kuko nawe urabibona ko ntashonje, ntabwo nshonje. Rero ndavuga uko byasa kose Uwiteka Imana, nubwo imbaraga mpanganye nazo zikomeye mu buryo bwa Satani, ariko nzi neza ko n'imbaraga z'Imana zikomeye kurusha iza Satani. Nk'amayeri menshi nari maze kubona rero Satani akoresha, numva mfashe icyemezo muri jyewe cyo kuvuga ngo hagira abantu 10 nabo barokoka ku bwanjye. Nicyo mpamvu rero yabinteye kuza hano muri social media ndabitambutsa kuri, nubwo narabonye hari abantu babifashe nabi. Ubundi nta muntu udahunga nshuti yanjye, nta muntu udahunga. Umuntu rero yari guhunga ashobora kuvuga na speed, ashobora kwirukanka afite speed, ariko bitagamije nkanjye ubwanjye ku giti cyanjye speed nabivuganye bira bintu cyangwa se natanganye ubuhamya bwanjye, nuko ibintu byari bindi inyuma mu buryo bw'umwuka nabonaga ari nk'amacumu andi inyuma ashaka kuntera. Ndaga kameme kugira ngo nicwe n'ibiri inyuma ndikureba, ndavuga ntereka nicwe n'ibiri imbere, nubwo ntapfa none ariko ngapfa byabura ubugingo bwanjye bwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ngapfa nihanye ntacyo. Ntambutsa rero buriya butumwa uwo munyamakuru Pascal namuhamagaye igitaraganya, kandi dusanzwe tuziranye ariko atazi uburyo nkoramo. Rero ndavuga ni wowe munyamakuru ufite hafi, kuko numvaga umutima wabaye nka baro, vuga nuko byasa kose n'amahirwe yo kubaho
ntakiyafite numva atakiriho kuko abantu babyumve neza Satani afite imbaraga zihagije zo gutwara umuntu habi zo kumutsinda zo kumurwanya ariko turashimira data wa twese haleluya ko yanesheje imbaraga za Satani rero izo mbaraga zikomeye rero zatumye mpita mvuga na speed bira bintu ariko ntabwo nari ngamije kugira uwo nkomeretsa kandi ubuhamya bwanjye nizeye neza ko nubwo abantu tutabyumva kimwe ariko nizeye umwami wambohoye kuko ntabwo waba utarabohoka ngo uvuge amabanga ya Satani kuko hari ahantu habibanga ku buryo bushoboka ntabwo rero waba utarabohoka ngo umene amabanga ya Satani rero mbohotse nifuza kubohora abandi niyo mpamvu yabinteye ariko nzi neza kandi hari n'abantu bampamagara hari abantu bampamagara harimo abakozi b'Imana harimo abantu batandukanye bambwira ngo pastor ubuhamya watambukije bwaratubohoye ibyo bikantera iki cyangwa bikamarira iki muri jewe bikantera ibyishimo bitavugwa bikantera ibyishimo ntashyira ku mashyi ngo bijyeho bikantera ibyishimo ntashyira ahandi hantu hose ngo bikwirweho nkumva muri jye nuzuye umunezero nkavuga ngo haleluya Imana ihabwe icyubahiro ko hari bene data nabo bari kugenda babohoka bakozi b'Imana bari barafugiweho ingaruka navuze z'abadayimoni bakambwira ngo pastor ibi bintu uvuga turakumva 100% natwe twemereye Imana turetse kamere zacu mbi ahubwo twisunze Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo natwe abohore ubuzima bwacu kambwira ati pasteur dusengere bakambwira ati pasteur komeza turagusengera rero ndizera nashidikanya ko ibyo navuze harabo byakijije kandi uwaguye n'uwari usanzwe uguye umuntu ubuhamya bwanjye bwagushije n'uwari usanzwe uguye kubera ko njyewe imbaraga mpanganye nazo ndazizi nzi uburyo zikoramo imbaraga mpanganye nazo ntabwo mpanganye n'umuntu ahubwo mpanganye n'imyuka y'umwijima igera ahantu hose ho mu kirere igera ahantu hose ho mu ijuru rero nta muntu n'umwe shyiraho urubanza imbaraga mpanganye nazo genda zizi abo tutabyumva kimwe bakomeza umugwi wabo abo tubyumva kimwe baze duhaguruke twikorera amahamba dusange Yesu aturuhure Imana iguha umugisha yego urakoze cyane ko numva ibintu bikomeye cyane birakomeye cyane ku ruhande rumwe hari uburyo abantu bavuga bati iyo umenye amabanga ya Satani ahita kwica iyo unabavuyemo barakwica Emmanuel kukiriho impamvu nkiriho nuko Yesu nawe ariho ubundi ibintu byose bishobokera bizera sibyo bishobokera bizera mfite n'imbaraga za Kristo numva ziri muri jewe ntabwo zinyemeza Satani ashobora kuntsinda ndabizi neza icyakora ndamutse ngiye mu ntege nkeya bantu babyumve neza bansinda bigakunda uko bangabaho n'ibitero mboneraho no kubwira abantu basigayeyo ndabizi neza muri kundwanya n'abazi wanjye kunsindagira udufaranga twanyu sinkidukeneye ngewe narabohotse ndi umwana w'Imana bajya bakuzanira amafaranga ngo ngwiki cyane baratuma ariko Kristo wambohoye ntabwo nzatsindwa kandi impamvu nyiriho ngewe ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka Imana yankoreye kandi hano hafi gusa ahubwo nivuga butumwa ryo ku isi hose nzamamaza Kristo rero impamvu Imana yanjyanyeyo bantu babyumve neza impamvu Imana ifite ububasha bwo kuba yafata umuntu ntajye mu kibi ariko impamvu Imana yanyohereje
kwari ukugira ngo nyiberemo umusaruro, nyiviremo umuntu w'umumaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo mbohoke nanabohore n'abandi. aho ikuzimu n'Imana yakohereje Mbo navuga ngo Imana ishatse wapfa kandi Imana ishatse wakira. Rero Imana ntabwo nagiyeho kuko Imana yantaye, ntabwo nagiyeho kuko Imana inyanga, ahubwo icyatumye Imana igusiga ikerete kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bitagize gute, ibyasigaye bidatunganye. Rero Imana navuga ngo umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, hanyuma Satani nawe ajyayo. Arangije Imana itangira kwirata umugaragu wayo Yobu, ramubwira ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo nyiranukira akabana nanjye kandi akirinda muri byose. Hanyuma Satani aramusaba, Satani amusabye, Imana iravuga ngo ndamuguhaye ariko hari urugabano utagomba kurenga. Ramubwira ngo mugerageze ariko hari umupaka utagomba kurenga. Rero Imana ntabwo ari uko yari yanyanze, ahubwo Imana yashakaga ko mu gihe nk'iki mpagarara nkaba umugabo ugomba kuvuga nshize amanga, nkavugira Kristo nari mu binyoma. Nubwo hari umuririmbyi wa 361 yararirimbye aravuga ngo nubwo imirima yarumba, nubwo imirima yarumba, inzabibu nizere imbuto, ngapfusha amatungo, ngapfusha n'ibyo nkunda, ariko nzi ko Kristo, nzi ko Yesu azaba mpagije. Arangije agera ku gitero aravuga ngo nta mugisha uri mu by'isi, ni umurama utumurwa n'umuyaga. Amen. Ibya Yesu ntabwo bishira, arampaza wenyine. Rero ndavuga ngo nahagarara nkavuga ngo Yesu cyangwa se Imana yari bifitemo inyungu nyinshi, kuko yari bifitemo inyungu nyinshi kugira ngo njyeyo ngaruke mbi cyaremwe gishya, kandi abantu babyumve neza. Ntabwo nagiyeyo napfuye, nta nubwo nagiyeyo nk'umubiri wanjye ngo nzimire, umuryango wanjye umbure, ahubwo ni mu buryo bw'imyuka ya Satani. Kandi umuntu wemera ko ijuru ribaho, akaba abyina mu rusengero, akaba yicaye azi ko ijuru ribaho, anemere ko Satani ariho 100%. Ariho arakora, afite intumwa nyinshi muri iyi si, afite intumwa nyinshi ahantu hose, afite intumwa nyinshi. Ariko n'agahinda gakomeye, ariko abana b'Imana abemera guhinduka, bakemera ko umwijima ubaho n'ijuru ribaho, nibaze biyeguriye Kristo n'umutabazi, wantabaye nabo yabatabara. Mana baho umugisha. Urakoze cyane. Hanyuma ukomeje ku kintu cy'abantu bakomeza kuza mu rugo iwawe bagushukisha, bavuga bati nyabone garuka, ukavuga ati n'abantu twabanye mu myuka mibi dukoreshwa na Satani. Aho singaruka zuko ukomeza kubahishira ibanga ntubavuge. Oya, ntabwo ari ingaruka zuko mbahishira ibanga, uko giye ntago mishira ibanga Satani. Ahubwo n'ubwoba. Uzi ikintu nahisemo aho kugira ngo nsenye society, cyangwa se aho kugira ngo nsenye society nyarwanda, cyangwa n'umuco nyarwanda, nahisemo gusenga no kwinjira mu mbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera agenda abavumbure, agenda amanuke, agere mu ndaro zabo, abatsindagire, abavumbure, abavumbukane, bo ubwabo bivemo, kandi mugiye kubibona. Urakoze. Ko aravuze ngo ntabwo yasenya
umuco nyarwanda cyane ko hari ibyo yavuze bikagira ingaruka anabisabira imbabazi ku munsi w'ejo ndibaza yakoze ikiganiro asaba imbabazi kugira ngo abantu bamubabarire ntabwo turi buze kubimuhatira igihe Imana izabyemera azavuga amazina yabo ariko uyu munsi hari ikintu nshaka kugira ngo uze kuza gufasha abakunzi bacu dukurikije komenti zabo bandika birakwiye ko abantu bamenya ibimenyetso biriho birakoreshwa bya Satani mu cyitwa iyobokamana yenda amazina y'abantu bo ni no kuvogera ni ukuvogera umutekano wabo ni ukubahungabanyiriza umutekano birumvikana natwe ntitubyemera ariko none ndagira ngo utubwire ikimenyetso urumva niba mwari yo muri abapasiteri byanga byakunda akabara abandi abapasiteri uyu munsi ukavuga ngo bakomeza kungendaho ubu ngubu bampagurukiye ese ibimenyetso kuko Kristo yasubije abigishwa arabwira ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo muzabamenya bazaba bafite urukundo akagenda atanga ibimenyetso nk'ibyo ndagira ngo tubwire ni cye kimenyetso ibimenyetso bikoreshwa n'abantu bariho bakorana n'imyuka mibi kuko nimba ari ugusenya akazu ka Satani ni tugasenya Imana ibaha umugisha ivugabutumwa ry'ukuri ridashingiye ku kinyoma ritera umugisha hari ibimenyetso rero bitandukanye twakoreshaga mu nsengero mu buryo mu nsengero mu buryo abantu batazi kandi bwabaga ari uburyo bwacu bwite budasobanurirwa abatugana ikimenyetso cya mbere rero kwabaga ari ugukora ivugabutumwa rivuga Yesu sibyo rivuga Yesu ariko ritihanisha agakiza uko buriya ritihanisha ibyaha ritaganisha abantu ku gakiza kubera ko buriya gukizwa ni intwari ikomeye itsinda Satani itsinda n'abadayimoni be rero twagombaga gukora ivugabutumwa ridashingiye kubwira abantu ko bagomba gukizwa ikimenyetso cya mbere ikimenyetso cya kabiri twagombaga kwigarurira imitima y'abantu dukoresheje uburyo bw'ibitangaza ku buryo nshobora kugusengera ariko kandi by'ako kanya ugahita wowe umbona ukabona ko nyine ari ibitangaza ndi gukora sinzi nimba waza kumbaza ngo ibyo bitangaza ni ibihe hari ibikorwa n'Imana hari n'ibikorwa na Satani twebwe turi kumena amabanga turi kuvuga ibimenyetso wavuze ko hari amayeri agera kuri 67 mwakoreshaga ntabwo turi buze kuyagenda kuyasobanura yose hari ayo ngewe nari naragezeho yego hari amayeri igihe nari naragezeho hari n'amagarade nari ntarageraho ariko nanone byakorwagamo inama ayo mayeri nzi yego uyu munsi uraza gusobanura ibyo bitangaza ese mwabwirizaga abantu mwarabikoraga bakabiba ubundi sobanura ko kantu abantu bakumve neza kuko abantu bakomeza kuduhamagara bavuga ngo uyu mugabo ibintu avuga turabyumva ariko nasobanure ibyo bimenyetso kugira ngo tubimenye navuze ko ari mu buryo bw'ibitangaza bitangaza nkaba nagukubwira nti iki ngiki kirabaye kandi kigahita kiba kuko ubwami bwose hanyuma kikaza gutandukanira he n'Imana kuko n'Imana yivuze biraba yategeka bigakomera nimba muvuze ngo iki kirabaye kigahita kiba kiraza gutandukanira he n'Imana impamvu aho biraza gutandukanira nuko ibya Satani ntabwo biramba ibya Satani ntabwo biramba byabaga ari mu buryo bwo kugira ngo nyine sibyo dukurure ku cya gikundiro twabaga twarahawe hanyuma tubivuge hanyuma uhita ubibona sibyo numara guhita ubibona wowe uhite ugenda ahubwo wamamaza n'inkuru nabonye ahantu abantu bose dukirira twibira tugakira mbese ariko n'ubundi bya byishimo ukabigirira mu rusengero ariko hanze y'urusengero ugakomeza kwikorera umutwaro wawe nimba wari urwaye umugongo
nimba wari urwaye umugongo wagombaga kugenda umugongo wakize, ariko nta minsi uwo mugongo ugahita ugaruka kuri wowe, kuko nyine ni ikimenyetso. kandi noneho ubwo wabaga wamaze gukora kuri telefone wahamagaye n'abandi 30 nabwo ati ya ndwara nari maranye igihe yarangiye yakize byarangiye, bikaba ibyo ngibyo birabaye. hanyuma icyo byamaraga niki, iyo byakorwaga gutyo ifaranga ryose utunze ryabaga rigomba kuza iwacu muri rwa rusengero, hanyuma rikatuviramo bwa buryo bwo kwakira ibyo natwe twasezeranijwe guhabwa. navuze ko amafaranga abantu bazanaga muri rwa rusengero ariyo yatuviragamo bitewe n'uwo munsi wo twagenye guhereza, niyo yavagamo za modoka nziza, niyo yavagamo ya myenda myiza, ya makote mwiza tugomba guhindura. sibyo ko jewe Imana yaramfashije ndetse irananshoboza, ndatwika, naratwitse n'imyenda ndatwika byose warabitwise. nge nasezereye Satani nta n'icyo nshaka kugumana, kuko banteye umubabaro wo mu mutima cyane. ndatwika nshaka kubaka umuryango bundi bushya, hanyuma ndatwika n'imyenda ndatwika. ubu nibwo ubona rero ndi kongera niyegeranya nongera kugura agakote nkuye muri Kristo Yesu. ubwo rero bitewe n'uwo twabaga twageneye guhereza ibyo bintu, ni ukuvuga ngo ya mafaranga nyine wowe uza ntago wagombaga kuyabika, narabisobanuye. ntago wagombaga kuyabika, nubwo ari kujya buri ujye kwishyura minerivare cyangwa kugura umuceri w'abana, wagombaga kuyasiga byanze bikunze. ikindi muri ibyo byose twagombaga gukora ivugabutumwa ridashingiye ku kuri, tukavuga Yesu ku munwa ariko mu mutima tutamufite. aho niho twabaga muri bya byaha by'ubusambanyi navuze, no twabaga muri bya byaha byo kuba utatinya kuba wanywa kandi uri umukozi w'Imana, utatinya kuba wasengera umuntu ariko unamukabakaba. uvuze kuri icyo kintu ukoze hasi unyibutsa ibuye. ushaka kuvuga ko nkunda kumva abantu bavuga ko hari abantu basengera abantu babakoze mu gitsina. ese hari ahantu bihuriye? ibyo ni ibimenyetso. uvuze gukabakaba, sobanura ibintu neza nimba nabyo biri muri ya mayeri. mbese nyine amayeri nayo nzayagarukaho, navuze ko ari amapisodi uko mba nyiri gusenga kugira ngo Imana ibimishurire byose, ariko ni ukuri. ibyo nabyo ni ikimenyetso, kubera ko Imana nyir'ububasha, Imana isumba byose, Imana yaremye isi n'ijuru, yategetse kugira ngo ngukize, si ngombwa ko ngukabakaba. ariko byabaga ari ngombwa ko nkugeraho, sibyo? bitewe na misiyo numvaga naba mfite kuri wowe, nkagukoraho waba umugabo, nkagukoraho. ugakora he? nkagukora ku gitsina, kandi ibyo ni ibintu byumvikana. kubera ko buriya ubuzima bw'umuntu bwose buriya bushingiye hari ahantu. rero iyo wabaga uri umudamu ugakorwa aho hantu, ugakorwa mu gitsina, wabaga ugomba kutubera intumwa igomba kugenda yamamaza bwa busambanyi, kuko ntabwo byari ngombwa. muri karitsiye hari umusambanyi, ntabwo byari ngombwa ko iyo wamaraga gukorwaho uwo mwuka nyine wabaga ukwinjiye, ntabwo wari kongera kwihana ngo bikunde, nta nubwo wari kwirinda kongera gusambana ngo bikunde. wagombaga nyine kuba umwambasaderi nawe, kuko nyine ntabwo iri banga ryose ryo gukorana na Satani rigomba kuba ryahishurirwa abantu bose. hagombaga kuba hari intumwa zigomba kugenda zamamaza, uri kumva, nk'uko ibyiciro byose cyangwa se kampani zose zigira publicite zamamaza ibintu. rero iyo wamaraga gukorwaho gutyo wagombaga kuba umwambasaderi ugenda wamamaza bwa busambanyi, ugakwira henshi mu bantu, ya myuka ikabinjiramo, hanyuma abantu nyamwinshi
ntibazajye mu ijuru binyuze muri icyo kintu. Sinzi nimba mucyumvise neza. Nuko rero ibyo ni ibimenyetso bitandukanye ko Imana izagenda icoboza, nzagenda mbishyira hanze kandi bizagenda neza. Nizeye Imana nuko Imana izamfasha, kandi hari n'abantu bansengera Imana izamfasha. Hanyuma uvuze ibimenyetso bitarenze kandi bitatu. Sorry munyamakuru, abantu bashobora kubyumva gutya bagaheraho bavuga ngo twamamaze ubundi butumwa bwerekana ko uriya muntu koko ari umukozi wa Satani, na n'ubu kibirimo, cyangwa se bakavuga ati reka twerekane uriya muntu koko ko n'ubundi tumuzi ibi yabibagamo. Nongeraho kubwira n'abantu bavuga ngo uriya ngo turamuzi ngo ibiki. Ngewe ndashaka gukora ivugabutumwa rishingiye ku kuri, kubera ko nose ubundi kuza kuri kamera wowe ukavuga icyo n'ubundi wanyumvanye ko ntiyishira nemereye gusenyera Satani n'imbaraga ze, nkamera ko uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Ahubwo abantu uyu munsi nibareba ibyo ngiye gukora, n'ibitangaza Imana igiye kunkoresha, n'ivugabutumwa n'ibiterane ngiye gutegura hirya no hino hatandukanye ndimo nkora, bareba ibyo nzagwamo bo kureba ibyo ngewe nivugiye. Kuko Satani ntabwo yatubuzaga gukora ibyaha, twakoraga ibyaha nyine. Aho kuza kuri kamera avuga ati reka nirukanke, wowe wabuze nayo kwiyogoshesha, uri kwirukanka ngo ugiye ngewe ntacyo ntavuze. kuza kugusebya kuri social media ubibonamo iki we mu buryo busanzwe? Ibyo ngibyo ntago mbitindaho. Ndabizi neza ko abo nkirana nabo, abo ndwana nabo nabisobanuye. Ngewe ndabazi nabarwanya umwuka w'Imana, nabafite imizi ya sekibi. Ntabwo rero abo ngabo mbatindaho, nabansebya kuri social media, ntabwo abo ngabo mbatindaho. Ngewe ndimo ndajya mu ijuru kandi ntabwo nzagaruka inyuma. Ubundi umuntu iyo umaze gucika Satani, akora uburyo bwose bushoboka ngo ntugende, agashakoresha n'uburyo bwose bushoboka yabona uteye intambwe ho gatoya ngo agukurure akugarure hamwe waruri. Rero mbonero kubabwira ntabwo ibyo ngibyo byaba bigishobotse. Nasezereye imihango ya Satani n'imbaraga ze zose, ahubwo ndi mu rugendo, ndi umukristo, ndi kujya mu ijuru kandi narabitangiye, n'Imana izabinshoboza. Ibyo rero nge ntago mbatindaho. Gusa hari abo numvise ngo bitirirwa abo twabyaranye, ngo twabanye, ngo cyangwa se ngo banyitirirwa. Oya, nta muntu nabanye nawe, nta n'uwitwa umugore wanjye, bara bose bari ko baramamaza ubwami bwose bwa Satani. Ngewe ndiko ndajya mu ijuru, ibyo ntibindeba. Umuhanga yaravuze ngo urugamba ni urw'Imana si urw'umuntu. Abo bahagurukira kukurwanya, nimba uri mu Mana koko izere ko Imana izakurwanirira kandi ikakuneshereza. Hanyuma waruvuze ibintu bikomeye bishyikaho kuri bitatu, ariko uyu munsi ndashaka ngo abadukurikira bamenye n'iki cyabasimbutsa iyo ngoyi ya Satani. Nimba umuntu w'umugore bamubwira ngo tandukanya amaguru nkore mu gitsina ngo usengere, umuntu w'umugabo bagacishamo ukuboko bagakora mu byango, bavuga ko ari habazimu bageze ngo bari kumusengera, naho kumbi ni amayeri y'abakozi ba Satani. Ese twe twakora iki kugira ngo mu by'ukuri turokoke iki kintu, cyane cyane ko hirya no hino cyamaze kuba icyorezo? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza munyamakuru. Ndi mu gusenga kandi ndi gushaka gutegura amasengesho, ndi gutegura igicaniro cyo gusengera abantu. Ngewe umuntu wese aho yaba ari, kuko n'iki Imana yampamagariye, ndi gutegura uburyo bw'amasengesho, ngakora igiterane. Sinzi uburyo umwuka wera azakinyoramo, nimba ari mu buryo bwa online nzabikora,
nkora igiterane cy'amasengesho, nshishikariza abantu kwiyiriza, nshishikariza abantu batangariza iminsi Imana izambwira, mbese nsenge mbabohore, nsenge nature mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndabizi neza ko bizakunda. Navuze ko uwizo mbaraga zamaze kugeraho aba atagifite inyota yo gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa. Iyo nyota babanza kuyigukuramo rwose, ukabaho ugatendereza, ukabyina, kuvuga Yesu ntubyange, ariko udasenga. Izo mbaraga hanyuma zikaba zakugezemo. Rero icyo abantu bagomba gukora, ndimo ndategura amasengesho, nzaza kuri mikoro mbitangaza, kuko ntabwo n'ubundi ndabizi neza hari abazayumva nk'ukuri, hari n'abatazayumva nk'ukuri, kuko n'ubundi ntabwo naremewe kumvwa na bose, na Yesu nawe ntabwo yumviswe na bose. Rero ndimo ndabitegura, Mwuka Wera arimo arabinyongorera, nzaza kuri kamera nsenge mbohora abantu, nishaka nzafate n'amasaha ngahe Imana yampaye Umwuka Wera ndetse no kuvuga, nsengera abantu mu masengesho, nzabatangariza umuntu wese aho ari akora amasengesho. Namara gukora ayo masengesho dusenge abantu babohoke, batandukane n'izo mbaraga, kandi nongere gushishikariza abantu bafate bubaka igicaniro cy'amasengesho cyazimye muri bo, kuko ni inama yakozwe na Satani, yakoreshwaga cyangwa se yadutumaga kugira ngo nyine twubibemo abantu imbuto itari yo gukorera Imana, itari yo kwizera Imana, itari niyo gusenga. Abantu bakamukemo gusenga, kwiyiriza, kwambara imbaraga, babikamuke bibashiremo. Rero nshishikariza abantu nibasana igicaniro mu mitima yabo, babone gucika Satani, kuko narabivuze nta handi ushobora kurwanyiriza Satani ngo bikunde uretse muri Data, Mwana n'Umwuka Wera. Aho ngaho warwanya Satani bigakunda, ariko ayandi mayeri yose Satani arayazi. Nta buryo ushobora kwirindamo gusambana Satani atazi, nta bundi buryo ushobora kwirindamo kubeshya Satani atazi, nta bundi buryo ushobora kwirindamo kwiba Satani atazi, nta bundi buryo, haleluya, nta bundi buryo ushobora kwirindamo Satani atazi. Amayeri yose arayazi, nzagenda mbivuga uko Imana izanshoboza, arayazi. Rero muri Data, Mwana n'Umwuka Wera, aho ngaho wahishira bigakunda. Ndasaba abantu bose rero kuba mu Mwuka Wera, kuba muri Data no kuba mu Mana, bizashoboka, kandi Satani agende mu izina rya Yesu. Wenda dusa nk'abasatira umusozo, hari bimwe bibazo wenda nifuza kuba nakubaza bigendanye n'inkuru watangaje mu masaha ashize. Nabonye ikiganiro, nakurikiye ikiganiro cyakozwe na Madame Pasteur Theogene Wanyana Assia, avuga ko ibyo wavuze, wenda yavuze muri general mu bantu benshi bagiye batandukanye, avuze ko si wowe wenyine wavuze, havuze benshi, ariko avuga ko ibyo wavuze ari ibinyoma, abizi neza ko ari ibinyoma, waje kurira ku kinyoma. Nicyo bivugaho icyo kintu? Ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho, ntabwo nabitindaho cyane. Buri muntu wese uko yumva ikintu niko agisesengura. Uko naravuze ngo uko twebwe dukora, cyangwa uko twebwe buri mugabo wese aho ari yanyumva, amabanga yose ntabwo abwirwa abagore. Ugatekereza ko Pastor Theogene hebye atabwiye umugore we? Amabanga yose ntabwo abwira abagore, abwirwa abagore. Yenda wimbaza ku muntu wahise wigendeye, ndi mwivuga butumwa, akomeza aruhukire mu mahoro uwagiye. Icyo ndi gusobanura n'ubuhamya bwanjye. Rero amabanga yose ntabwo abwirwa abagore. Kuba yavuga ngo ni ikinyoma, okay, it's okay. Uko umutima we n'umukristo, nta nawe ahuriye n'ibi bintu by'abadayimoni, ahubwo ndifuza kumufasha ivuga butumwa, kandi nizeye neza ko tuzahura, Mwuka Wera azabikora. Duhure, dufatanye ivuga butumwa, dufatanye kwamamaza Kristo, kuko nawe ni umukristo, sibyo? Dufatanye kugaburira abashonje, dufatanye kwambika abambaye ubusa, dufatanye ivuga butumwa mu buryo butandukanye. Rero ibyo byarangiye by'ubuhamya, ntabwo nirurira ku muntu, kubera ko umuntu ntabwo yangeza mu ijuru kugira ngo nta n'icyakorwa kugira ngo umuntu angeze mu ijuru.
ibyabaye byarabaye, nibyo navuze narabivuze, naranavuze ngo umuntu wese aherekejwe n'uburyo navuzemo amagambo nkavuga ngo gewe twarabikoze twagize gute, nari ndimo mpunga, nari ndimo ncika. Narabivuze rero ngo umuntu wakomerekejwe n'ira video ndetse na mama Assia nawe arimo aho yamukomerekeje, ambabarire usabye mama pasteur imbabazi. Ambabarire aho yaba yarakomeretse bitewe n'ira video, kubera ko daimon akoresha uko ashaka. Ari mama pasteur arabizi ko daimon zibaho, ari n'umunyarwanda, ari n'umukristo wese muri rusange arabizi ko daimon zibaho. Uwo daimon yafashe rero ntabwo ntabwo abazi nawe ahantu ari. Kijya gihe ibyo wavugaga daimon zari zirimo zirakwataka. Muri reka nkubaza, erega gucika satani ntabwo satani ari agapusi birukana ngo hoshi igenda wiruka, ntabwo ari agapusi. Muri make ushobora kuba warabivuze kubera igihunga nirukanka, narabivuze ko nari ndi kwiruka ncika mpunga. Ukaba warashobora kuba warabikoze amakosa ariko bitewe n'iyo mpamvu. Ariko ndi icyaremwe gishya, ntabwo amakosa azongera kuzamo, nta nubwo mwivuga butumwa amakosa azongera kuzamo. Ndabizi neza ko ndi kumwe na Kristo kandi azabimfashamo. Ntanga ubuhamya mvuga aho Yesu yankuye, nanamamaze Kristo muri jewe, Imana izabimfashamo, birabihunga ntago bizongera kugarukamo. Yego Emmanuel, wenda tugana ku musozo, hari uburyo wenda bavuze ko uzagenda ubivuga mu episode ko Uwiteka azagenda agushoboza. Uyu munsi abantu avuga ko barushye bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, bakajya gusaba amasengesho hamwe hirya hagiye hatandukanye, ariko abantu bamwe na bamwe bakavuga ko n'ibibazo abantu bafite n'ubundi biba byateguwe n'abadayimoni kugira ngo babone aho babategera cyangwa se aho babafatira. Ibyo bivuga hiki? Icyo nabivugaho navuga ngo ni ukuri. Ni ukuri Satani ashobora gutegura indwara. Hari indwara zihari mu gice wakoragamo, hari indwara mushobora kuba mwaratezaga? Reka mbisobanure gutya. Satani ashobora guteza indwara zitandukanye. Satani ashobora guteza intambara zitandukanye kugira ngo nyine kandi ukumva yuko zitagomba gukizwa n'Imana, kuko uburyo abadayimoni cyangwa se bari baragambanye, uburyo Satani yari yaragambanye n'inama yari yarakozwe, ibyo batezaga abo badayimoni, uko busi nkivuga ngo nge kuko narabohotse bundi icyaremwe gishya. Abadayimoni uburyo bakoreshaga rero bagombaga kuza baguteza icyo kintu, bakaguteza no kwiheba, ku buryo utagomba kumva yuko ushobora gusenga ngo bikurweho, ahubwo nyine ukumva yuko aho uri Imana itahagukiriza ngo bikunde, cyangwa utashobora kwisengera ngo bikunde, bikaba ngombwa nyine ko ugomba kuyoboka abafite imbaraga nyine ubona. Yego, reka dusoze n'isengesho, unasengera bene n'abantu badukurikiye, utange na nimero yawe ya telefone, abashaka gutanga igitekerezo mu buryo bwe cyangwa se ubundi, abifuza ko musengana umunsi ku munsi. Reka dusoreze n'isengesho uyu munsi, wenda mbere ko dusoza, ubutumwa utanga n'ubuhe? Ubutumwa nshaka gutanga nubwo ko abantu bagomba guhindukira Kristo bagasenga, ariko nanone hari umwana wanjye nareze, ndimo nshaka nawe kuba namubwira cyangwa namubwiriza akava mu mbaraga mbi, kuko ntacyo izo mbaraga zamumarira. Hari umwana nareze wabanaga mu myuka mibi. Hari umwana nareze twabanaga nyine iyo ngiyo mu myuka mibi, gerageza kumubwiriza guhinduka biranga, yanga guhinduka. Kandi ubu niwe birababaje, kandi niwe wamwinjijemo. Kunseka ubu si wowe wamwinjijemo? birumvikana yaje nyine ahunga, kandi mbona nawe afite irari ry'amafaranga cyane. Hanyuma kubera ko ambwira agahinda ke iki, urumva nyine nanjye nagendaga muri iyo myuka, ndamubwira nta bantu baca ahangaha,
nabwo abantu bacangaha ariko aracyaryohewe nabyo ntabwo kira aracyaryohewe nabyo rero namubwira ngo ibyo bintu ntabwo ari byo va mu ivugabutumwa ry'ibinyoma ziriya mbaraga nta kintu zakumarira natwe ntacyo zadusigiye ntacyo zatumariye vamo eguka usange Kristo eguka birababaje kubona naba narakureze ariko dayimoni akaguma kukugira imbata ibyo ngibyo ntabwo nabyihanganiye ariko ngize amatsiko vamo mu gihugu harimo abantu b'abavuga butumwa benshi yari misiyo yarahawe yo kugira ngo nyine avuga icyo kintu itorero ricikemo igikuba ariko ndi hano namushishikariza nkamubwira ngo navemo ntabwo ari byiza kandi areke gukomeza oya ntabwo ari byiza nta byinshi mvuga vamo uze dukora ivugabutumwa ryiza rishingiye ku kuri rishingiye kuri Kristo uvemo mu izina rya Yesu ndumva ashaka kuba ari n'isengesho nasenga narakubwirije uranga nje kuri kamera kubitangaza vamo usange Yesu wo gukomeza kuyobya benshi vamo rero nta bindi byinshi nshaka kuvugaho kandi si n'ibindi njyewe ntacyo mpfa nawe kindi ku buryo nabizana hano ahubwo si rimwe si kabiri njye mbere yuko nanavamo narabanje ndabimubwira ndabimumenyesha ndamubwira nti njyewe ndacitse ndagiye amubwira nti vamo hanyuma akomeza kwinangira n'uyu munsi aracyagenda ari muri izo mbaraga akomeje kwinangira rero ndavuze nk'umukozi w'Imana kandi numvise umwuka binyongorera ndi hano nicaye kuri iyi mikoro ubundi numvaga ngomba gukomeza ariko nkugiriye inama nzima vamo ureke gukomeza gukorana n'iyo myuka ureke gukomeza kubeshya abantu ureke gukomeza oya yari misiyo iyo misiyo nta kintu yakugejejeho nta n'icyo yamarira itorero ry'Imana vamo iriya ni imyuka igushuka ni imyuka igushuka kandi inyuma y'irijwi nta magambo menshi nshaka nta n'iki ariko bavuga njyewe ndiko ndajya mu ijuru kandi ukuri kuzatsinda ikinyoma Satani agende ubwami bw'Imana bugwire kandi impamvu ari we mvuze gutya ntabwo abantu bashaka kwibaza ngo kubera iki wahisha abandi ugashaka kumuvuga impamvu mbivuze gutya nuko jyewe ubwanjye ari we nzi neza ko nayoboye iyo nzira nkamwinjizamo avemo rero ni wowe nshoboye ni wowe nabwirije ni wowe nshoboye ni wowe winjijemo ni wowe nshoboye vamo abandi bareke Imana izatugirira neza iciye mu bundi buryo Imana ibaha umugisha terasi ndashaka gusenga ariko nsengeye muri iri jambo n'ubundi muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere terasi perforance ndumva ari kumwuka wera arimo anyobora kugira ngo dusengere muri iri jambo igice cya mbere Zaburi umurongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro ubwo niyo yibwira ku manywa na nijoro uwazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza
Imana iduhane umugisha. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Kristo, nshuti zanjye, hari indyarya nyinshi z'abadayimoni zihagurukira cyangwa se zihagurukiye kuyobya ubwoko bw'Imana. Ariko nimwishe muri Data, Mwana n'Umwuka Wera, Imana yo mu ijuru izakora ibifatika ku buzima bwayo. Umuntu wenyine uhirwa akabasha kubaho mu isi afite umutima unezerewe, afite umutima ukeye, ariko kandi akabaho mu buzima bwiza bufite intego n'icyerekezo. Ari umukobwa, ari umusore, ari umugabo, ari umugore, akabaho mu buzima bufite icyerekezo, akabaho ahiriwe. Akabaho ahiriwe. Ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira, akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Uyazahanwa n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Ibi bigereranywa n'umuntu washinze imizi muri Kristo Yesu. Nimushinga imizi muri Kristo Yesu, mwo guhagarara mu nzira z'ababi, ahubwo musanga Kristo. Dore inzira ni mu ijuru, dore inzira ni nyabagendwa, dore Yesu ateze amaboko, yakiriye cyangwa se yishimiye kwakira buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, akatabara ubugingo bw'abarohamye, akagirira neza abamwemeye. Bibiliya iravuga ngo icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, bwo kuba abana b'Imana. Nimuze duhinduke tuba abana b'Imana nyakuri, kandi Yesu azatugirira neza. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza, Imana ibishimire. Nimero ya Pasiteri Hategekimana Emmanuel habura gato ni 078 51 55 37 078 51 55 307. Pamagara utambaza ngo inzira ijyayo ni iyihe, kuko jyewe narabohotse, ndi umukristo, ndi umwana w'Imana. Ahubwo mpamagara umbwira uti nakora iki kuri ibi bimenyetso mbibona, nanjye umwami Yesu akazahura ubugingo bwanjye, nkabaho mu isi nezerewe, nkabaho no mu ijuru ry'iteka, nkabaho mu bugingo buhoraho. Ibyo bizadufasha twese. N'abamamagara mumbwira ngo turangira inzira, turangira inzira. Ndi umwana w'Imana, natandukanye nabyo, nta nzira na ntoya, nta nzira na ntoya. Ndi umwana w'Imana wahindutse. Imana ibahe umugisha rero, kandi bagirire neza. Shalom, shalom, shalom. Imana ibishimire. Amen.